ngwino mushinga duhuze ngwino ngwino handi wacu ngwino ngwino nkuririmbe wowe uhuje abanyarwanda. Abaduteze amatwi mwiriwe, mugiye kumva ikinamico Shirimpumu mutegurirwa n'umushinga duhuze wa Alerte International n'abafatanyabikorwa bayo aribo Komisiyo y'Igihugu y'Ubumwe n'Ubwiyunge ajiprodojijukirwa na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID. Nyuma ya genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubumwe n'ubwiyunge ni icyerekezo Abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye. Ibi bigashimangirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda. Nubwo kurwanya amacakubiri n'ivangura iryo ari ryo ryose no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ari inshingano ya buri munyarwanda, haracyagaragara inzitizi zitandukanye zikoma mu gukora gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge. Mu rwego rwo gutanga umusanzu wawo mu bumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda, umuryango Alerte International ubinyujije mu mushinga duhuze ugamije kwimakaza umuco w'amahoro, ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda cyane cyane mu rubyiruko, wabateguriye ikinamico Shirimpumu. Muri iyi kinamico muriyumvira urugendo rw'ubumwe n'ubwiyunge rw'abatuye imisozi ya Bweramahoro n'Nyamitavu nuko bakomeza kugenda bakemura imbogamizi bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Duherukana mu gice cya 21 Zawadi agiye koherereza amafoto ya Jeannette Margarita. Ese Margarita nabona umugabo we Simbikangwa ari kumwe n'uwo mugore araza kubyifata mate? Reka mbarike mukurikira igice cya 22 cy'ikinamico Shirimpumu. Mana ishobora byose aya mafoto Zawadi anyoherereje. Reka ndebe neza. Hayiwe ndumva mfite ubwoba. Ubu se koko Simbikangwa yararongoye. Birabe ibyuya ntibiba amaraso we. Reka ndebe neza ndabona afungutse. Mbega umugore. Hayiwe ubu Simbikangwa uyu mugore yaba yaramukuye he koko? Ibaze nsanze ari byo. Reka nze mpamagare Gatesi mubwire ibyo se yankoreye. Reka muhamagare mubwire ibyo se yankoze we. Hayiwe Simbikangwa uri umugome rwose. Abonye ngiye aka kanya ahita ashaka undi mugore. Hayiwe ariko se Mana yanjye, iki ni ikimenyetso kinyereka ko uyu mugore bari basanganywe. Hayiwe bari basanganywe kuva kera pe. Reka mpamagare Gatesi mbimubwire. Ndumva telefone iciyemo. Halo Gate. Alo mama, kuri rase kandi wabaye iki? Ndakundorere mwana wamenye ibyabaye kuri so Simbikangwa. Kunkuye umutima mama, papa yabaye iki? Ubonye mbuze nuko mbikubwira. Ubonye kiba akareka kunkorera biriya koko. Yagize atese kandi winyicisha amatsiko ariko mbwira. Ndeka mwana washatse undi mugore. None se mama ubibwiwe nande? Zibase nyine. Cyangwa nabashatse kubateranya? Ziba nanjye nari mbonye uwo ntakira. Mama cyangwa yashatse uza kumufasha kwita ku matungo? None ushigikiye ko Samparika? Gate? Si wowe wamutaye se? Ubundi se waje tugataha? Genda nyeshuse. Uranyumvira ririya shyano naryo ngo ndari telefone ndibwira akababaro kanjye ngo nyeshko. Ninjye wabateje ibibazo Gate. Mama nyamara nubwo mbivuga ukarakara, njye mbona papa rwose agukunda. Nubu ugarutse mu rugo mbona yakwakira. Gusa niba warafashe umwanzuro, njyewe ngiye gusubira kwa papa ndumva mwikumburiye. Margarita nagorwa. Ubwo rero nanjye nari mbonye nganyira. Nubundi nganyiya cyane nganyira nugira ngo awa. Ni wowe wakambwiye icyo Gate? Ni wowe wakambwiye icyo utankomeje? None ushigikiye so? Nyamara uze kureba neza ushobora gusanga baguhaye amakuru bakubesha mama. Uri umupererezi se? Wowe menya ko amakuru nyafite. Mfite n'ifoto ya Mukasomaze. Ndayifite bari kumwe barebana kana ko mujisho
ndaryamye nkeneye genda wumva ibyo ari ibinyoma pe. ariko uravumvura ibiki gate? Uravumvura nta soni ngo ikinshengura umutima si uko yashatse undi mugore. None se ubabajwe n'iki mama? Mbabajwe nuko yashatse umugore w'ikizungerezi andusha ubwiza. Yewe biriya biranyereka kuri uwo mugore bari basanganywe kuva kera, nubwo simbika ngo yabimpishe. Nabibonye ndanabivumbura pe. Noneho ushatse kuvuga ko uwo mugore yagukuye umutima? Asa gute mama? Wimvugisha menshi wagakobwa we. Ariko si ubundi umugore w'igishongore nkuriya yaba yaraciye iki simbikangwara? Yaba yaramuciye iki gate? Nawe mbabarira ubimbwireho mwana wa. Mama, erega abantu bose ntabwo bareba ubutunzi. Hari abirebera ubupfura bw'umuntu n'imico ye myiza. Ubwo rero nawe ngo uravuze. Agenge ndaza gushaka uko njyewe nzabonane n'uwo mugore. Arabeshya nzabonana nawe, nzamuterura nzamutimba hasi, buriya bwiza ntazabunkangisha gate. Simbika ngo aramparitse, ariko si ubundi burajyaga. Mama, ndakwinginze rwose ntuzajye kubuza papa umutekano. Erega ushobora no gusanga ari ibihuha, ahubwo wowe wasaba imbabazi papa, kandi ndabizi yaziguha pe, mukongera mugasubirana. Haraye, umenya amayinite amushiranye. Mana yanjye, ubu si byo mama mbwiye ni ukuri? Ayiwe, biraba ibyuya ntibiba amaraso pe. Sugira ngo cyaka n'icyari kinyirengeje. Ariko se Jane, ndakumva. nta mucumu urazana ngo rwose ajye duha no ku kanyama ko yiboneka rimwe gahari igihe tuba tugakeneye hano mu kabari. Ntabwo araza simbika. Ariko icyumweru gitaha nzaba namuzanye, hari uwo nabonye. Abantu benshi uzi ko bakunda kumbaza kamushikake, nkajya kukagura hanze. Oya nibyo rwose birakwiye. Ugomba kumuzana amafaranga nakajya yinjira hano iwawe. Kubita imfubyi wiyibwiriza kurira. Icyumweru gitaha kose kazaba gacumba hano ibintu bimeze neza cyane rwose. Aricyo nibagiye kukubwira. Buriya rero kera nigeze kuba mucumu. Ese ubundi iki cyokezo wakimpaye nkajya nyikodesha cyangwa se ukangira umukozi? Oya simbika, ntabwo nakugira umukozi rwose. Ahubwo uranyibukije hari ikintu nanaribagiwe kukubwira we. Wibukije iki se? Ntibuka cyagiye nkubaza ngo wumva wakora uwuhe mushinga. Waje gutekereza uwuhe? Ntabwo se ugira ngo nongeye kubona akanya ko kubyitaho ukabyara we? Birumvikana, ubwo uri mu rugo wenyine ushobora gusanga akazi karaguheranye rwose. Nkurikije ikiganiro twagiranye bushize, nabiganirije musaza wanjye, nukambaza niba wibuka gutwara moto. Ambwira ko yumva yayikugurira ikagufasha kwiteza imbere wowe n'umuryango wawe. Wowe urabyumva ute? Jane, uti moto. Bega amahirwe. Yewe we, Jane akira ngo uhebere rwose. Nuko. Niko ye. Ubwo se najya mvera isangahe ku munsi? Simbika. Erega nishimwe ashaka kugwa nk'ikimenyetso kigaragaza ko watugiriye neza. Iyo tutakugira muri genocide ngo duhishe, ntabwo tuba tukiribarizwa muri iyi si y'abazima. Mana ishobora byose. Nukuri birandenze pe. Uko mbuze icyo mvuga. Cyakoze iyo moto koko yamfasha. Ubundi nahoranye igitekerezo cyo kugurisha isambu nkaguramo moto. Ariko nabonaga umugore atabyemera. Hari amafaranga nari murimo, yari yambwiye ngo nuramuka ubyemeye ariyo nzakuguriramo moto. Ubwo se ntiwazashaka akanya mu cyumweru gitaha ukaza rwose tukajya kuyishaka? Jane, nukuri ndabashimiye byimazeyo. Ikindi yambwiye nuko igihe azazira inaha wazatumira inshuti n'abavandimwe tukagushimira ku mugaragaro. Numenye igihe azazira se uzambwire Jane, nzamuhishire. Ese kurada aracyakunda umutobe nka kera? Nazo uzamubaza, sinzi niba byamworohera kuwubona. Ubwo rero icyumweru gitaha uhitemo umunsi uzambwire hanyuma tujye kuyigura. Nzaza kubareba pe. Yewe Jane, reka nahe njye kureba amatungo. Ubwo naheje umuje gutwara amata. Ejo ntabwo nzaza. Kakana twazanye niko kazajya kaza gukamisha. Nta kibazo ye. Ariko simbika, hari icyo nibagiwe kukubaza. Wambaza nta kibazo da. Uriya mugore wabajije ikibazo akavuga ku bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge ko bitamureba, nta kindi kibazo asanganywe. Nta kindi kibazo tumuziho, gusa yigirira amagambo menshi. Reka ngende nzaba nkubwira utaha, ndebe iby'iwanjye ye. Nta kizambwira uko bimeze. Niko mujyana, uzi ko numiwe neza. Zawadi yabajije ikibazo bikuba birankuka pe.
ibi ni bimwe mu bibazo n'inzitizi bikibangamiye ubumwe n'ubwiyunge. Kuba hari abantu bumva ko hari ibikorwa runaka bitabareba bigaharirwa abantu bamwe na bamwe birababaje pe. Njyewe nagize ngo ari gutebya ariko akomeje kubaza mbona arakomeje. None se nk'igihe cyo kwibuka ntimujya mubibona ko hari abantu batererana abandi kandi twese nk'abanyarwanda twakabaye twibuka, ugasanga bamwe bigize abantu ibindeba rero kandi byakabaye umwanya mwiza wo gufata mu mugongo ababuze ababo. Ibibazo ni byinshi, ibyo byose ni bimwe mu bitwereka ko tugomba kongera imbaraga mu bukangurambaga. Nubwo hari byinshi byakozwe ariko urugendo ruracyari rurerure. Hari abantu bumva ko kuba batarahigwaga muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri 1994 cyangwa bakaba batarayigezemo uruhare, ibikorwa by'ubumwe n'ubwiyunge bitabareba. Izo rero ugasanga ari imbogamizi zidukoma mu nkokora. Ndaza kuvugana n'inzego z'ubuyobozi turebe ko twakongera ibiganiro bivuga ku bumwe n'ubwiyunge mu nama ziba nyuma y'umuganda, umugoroba w'ababyeyi ndetse n'izindi nama zihuza abayobozi n'abaturage. Ariko mujyana, hari igitekerezo twagize nk'urubyiruko muri club duhuze. Ni ikihe se muhire? Hari urubyiruko twabanaga muri club duhuze, bagezeho bamwe na bamwe bagenda bavamo kuko wasangaga ahanini tuvuga ku bibazo gusa, tuvuga amateka yacu abantu bamwe bikabakomeretsa. Tugeze aho rero twashatse ukuntu twakwiga uburyo twashaka ikindi kintu cyo kuduteza imbere. Ngira ngo mwabonye ko twatangiye kugurirana inkoko kandi byatumye n'abari baragiye bagaruka rwose. Cyakoze kiriya gitekerezo cyanyu cyaranshimishije pe. Ese uzagerwaho ryari muhungu wa? Nanjye ni vuba tugiye guha agatesi na fisi mama. Nibyo nababwiraga rero. Ese nta kuntu twarema amatsinda y'ubumwe n'ubwiyunge, hafite amatsinda yo kwizigamira kugira ngo abantu bajye bahura baganire, ariko bafite n'ikindi gikorwa cy'iterambere kibahuza. Icyo gitekerezo nyenda gishigikiye pe. Iyo dutangira kare tuba tugeze kure. Mbere hari abo twahuraga bakadukwepa, ariko ubu rwose dusigaye tuganira. Ariko Fromi, uzi ko ufite umuhungu uzi ubwenge, ese ko atari wowe wayoboye ririya tsinda muhinga? Mbona ugira ibitekerezo byiza. Mujyanama nawe urasetse. Ibitekerezo mba nkubwira ni ibyo bagenzi banjye baba batanze, ntago ari ibyanjye gusa. Gusa ikingenzi ni ugusenyera umugozi umwe da. Nibyo koko muhinga, reka ubutaha tujya kubakira umugore wa Kimonyo tuzaganiriza abazaba bari aho kumva icyo babivugaho. Gusa byadufasha no kwiteza imbere. Rero ndabona inzira zibyaye amahari, reka mbareke nanjye nyuze hano. Nyamara Karingane, nubwo witeje igihombo kabaga isake yawe, ariko izi nyama ziraryoshye pe. Mama, ejo ngone nanyuze rwose ukabare bokeje inkoko irampumurira numva nifuje inyama. Niyo mpamvu nafashe icyemezo cyo kuyibaga ntakubwiye kuko narinzi kutari no kubyemera. Ntabwo nari kukwemerera byo. Gusa iyo ugurisha buraya amafaranga ntiyari gukemura ibindi bibazo Karingane. Ubu birangije ibibazo dufite. Mama, ego aromaze iminsi urwaye. Gusa Imana ishimwe kuba warakize kiriya cyorezo cya malaria. Mwana wanjye se. Ijoro riba wariraye. Gusa aho kiriye mama, ndabona utangiye kuba kayobe. Ndabona waratangiye no kubyibuha mu nda. Ngo ugize ngo iki Karingane? Ngo mbyibushye mu nda? Kandi wa mwana usigaye warigize incyanutse. Claude na mushiki we Jeannette barashaka gushimira Simbikangwa bakamugurira moto kubera uruhare yagize mu kubahisha mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Ese Simbikangwa nabona iyo moto izamufasha kwiteza imbere? Ntuzacikwe n'igice cya 23 cy'ikinamico Shirimpumu. Hari icyakunyuze, ufite ikibazo, inama watanga cyangwa igitekerezo, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira 0785 292 501 cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri email ikurikira shirimpumu2020@yahoo.com. Mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ari rwo Ikinamico Shirimpumu, ukaba wabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shirimpumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane saa 12:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda.